Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe igitera umubyeyi utwite kunanirwa kwituma cyangwa se kugira constipation, kandi ugasanga ababyeyi benshi iki kibazo baragifite bakanaribwa no mu nda. Uyu munsi turabisobanukirwa n'uburyo ushobora kurya ibiryo bikagufasha kwituma neza utagiye kwa muganga. Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura hagati y'ababyeyi 16 na 39% batwite bagira iki kibazo cya constipation cyangwa se kunanirwa kwituma. Ibi biterwa, ikintu cya mbere gishobora kubitera, umusemburo wa progesterone uba warabaye mwinshi mu gihe umuntu atwite. Impamvu uba warabaye mwinshi niwe udufasha gutwita, niwe maintaininga pregnancy cyangwa se niwe utuma gutwita bibaho, umwana n'umubyeyi bakamera neza. Rero uyu musemburo bagenda ukajya mu amara maso zirimo cyangwa se utunyama turimo dutuma ibiryo n'amazi abusorobe cyangwa se aboneka, tukagenda tukaziba, bigatuma umusarane uza ukomeye, bityo bigatuma unanirwa kwituma cyangwa se umusarane ukaza ukomeye. Ikindi gishobora kubitera, usanga ababyeyi benshi babigira mu gihe inda ari nkuru. Nyababyeyi birimo umwana bari gukura, noneho nyababyeyi ikagenda igatsikamira cyangwa se igatsindagira kuri rectum cyangwa se kumara, bigatuma wa mwanda udasohoka cyangwa se ukawubura burundu. Rero hari ibintu byinshi bishobora kubitera. Usanga n'ababyeyi benshi iyo inda zikiri ntoya bagira morning sickness cyangwa se kuruka bya hato na hato, usanga amazi nanone abaye makeya. Ababyeyi batwite baba bananiwe na siporo, nabyo biri mu bituma barwara impatwe cyangwa se barwara constipation. Ariko hari ibyo ubushakashatsi bwagaragaje umubyeyi utwite ibiryo ashobora kwifashisha constipation igashira. Umubyeyi utwite agomba kugerageza akarya imboga nyinshi, kuko izi mboga zirimo icyo twita fibre zituma wa musarane woroha. Zaba imboga dodo, zaba imboga, amakaroti, imiteja, intoryi, amasombe, ibintu byose, ibyo byose, ibishyimbo, ibyo byose birimo amafibre bituma umubyeyi utwite yituma neza. Ikindi harimo kurya imbuto nazo zirimo fibre, cyane cyane imineke, inanasi, amapapayi, nabyo ugomba kugerageza ukarya imbuto nyinshi cyane kugira ngo witume neza. Ikindi ni ukunywa amazi kandi byagaragaye ko bibaye byiza wanywa amazi y'akazuyazi nibura hagati ya litiro 2 na litiro 3 ku munsi. Ariko nanone kunywa amazi bigendera ku biro, tuzabirebaho uburyo ushobora kunywa amazi ugendeye ku biro byawe, ariko mu gihe tutarabirebaho nibura nywa litiro 2 na 3 ku munsi kandi uyanywa ari akazuyazi. Ikindi ni ukurya ibiryo byoroshye birimo agasosi. Usanga urwaye constipation kandi uri kurya ibintu bifashe bikomeye by'amagufwa bikomeye cyane, teka uturyo tworoshye, hanyuma tube tworoshye bizagufasha kwituma neza. Ikindi, ibyo biryo uri kurya byoroshye birimo agasosi, ugomba kurya ibiryo dukeya kandi ukabirya mu byiciro. Iyo uriye igisahane cyose ukagishyira hariya, bituma n'undi wa musarane ugenda ukaba mwinshi mu mara, gatuma utasohoka. Ikirushe kimwe nyuma y'amasaha 6 wongera urya ikindi, ibirushe 2 gutyo, bituma amara cyangwa se inzira y'igogora igenda neza, kubera ko hari uturyo dukeya, bikarangira ubashije kwituma. Ikindi, umubyeyi utwite gerageza ube active, ukore udusiporo dukeya, ugende n'amaguru nibura iminota hagati ya 15 na 30 ku munsi, genda n'amaguru. Hari na siporo zigenewe abantu batwite, nazo tuzazirebaho, bita yoga. Usanga nazo zifasha mu mara, uko akunda gukora siporo amara nayo agenda yirekura, ugasanga ya constipation cyangwa se za matwe, kwituma imatwe birashize, bitumye neza nta kibazo. Tuvuga rero ko ibi bintu byakubayeho cyangwa se wananiwe kwituma,
hagati y'iminsi 3 n'6 nibura wananiwe kwituma kandi uribwa mu nda, ugomba kujya kwihutira kujya ku muganga wawe ugukurikirana akagufasha. Cyangwa se ubona uri kwituma umusarani bigoranye ukomeye hakazamo n'amaraso, nabwo ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Murakoze, naho utaha mu biganiro byacu. Stay tuned.